dukomeza amakuru yacu tubavuga ko bamwe mu batewe ibikomere by'ihungabana n'amateka ya jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda bashima ibiganiro by'isanamitima bigenda bahabwa kuko bibafasha kongera kwiyubaka bagakira ibyo bikomere. Inkuru irambuye na Jean Paul Turatsinze. Mukanyarwaya Veneranda, umuturage wo mu murenge wa Rutunga akarere ka Gasabo, yagizweho ingaruka na jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka wa 1994 kuko yarokotse abicanyi ku bw'amahirwe. Uyu yarokotse jenoside yakorewe abatutsi gusa bitewe n'ibyo yabonye icyo gihe byaramuhungabanije ndetse bimusigira ingaruka z'ubwigunge. Yakubitwa, yicirwa abantu ndetse biba ngombwa ko kubera gukubitwa impiri mu mutwe byanzanyeho ingaruka. Urugero ubwo nagiye kujya nivuriza Indera, iyo igihe cy'icyunamo cyageraga nta n'umuntu numvaga nshaka ko ambwira kuri ibyo bintu, nta nubwo numvaga na radiyo. Mu rugo dufite televiziyo sinashaka no kwibona, na telefone mbese nta kintu numvaga nshaka kumva, kuko numvaga niba ndi njyenyine nkumva ngomba kuba njyenyine. Ariko namaze kumenya ko no kwigunga nabyo byabaga bituruka kuri ibyo ngibyo, byabaga ari ikibazo. Ukwibumbira mu matsinda bagahurira hamwe biri mu bituma bagizweho ingaruka na jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka wa 1994 ikabasigira ibikomere ku mutima bongera gusabana. Ariko kuva tubonye ikiganiro kijyanye n'isanamitima, kuva tugiye mu itsinda tukajya tuganirizwa kenshi na kenshi, mu mwaka ushize nabonye byarabagiriye akamaro. Baratinyutse, igihe cyo kwibuka turajyana, ibiganiro babitega amatwi, yego kakazamo ko kwikanga ariko ukabona ageze aho arikomeza. Waba umuri hafi ukabona afite imbaraga, ageze imbaraga. Bituma rero natwe abatari bafite ihungabana cyane twumva ko tugomba kubegera kurushaho. Mu gihe hasigaye amezi 2 ngo abanyarwanda binjire mu gikorwa cyo kwibuka ku nshuro ya 29 jenoside yakorewe abatutsi, umuryango Mizero Care Organization ufitanye amasezerano na Minisiteri y'Ubumwe bw'Abanyarwanda n'inshingano mboneragihugu bari gutanga ibiganiro bigamije kumenyekanisha ubuzima bwo mu mutwe, isanamitima n'imibanire y'Abanyarwanda ndetse n'ubudaheranwa, hagamijwe gufasha abagizweho ingaruka na jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka wa 1994 gukira ibikomere. Umuyobozi w'uyu muryango Irene Amizero avuga ko ihungabana rigenda rigaragara mu babyeyi banyuze muri aya mateka ya jenoside ndetse n'urubyiruko rwavutse nyuma ya jenoside hakaba hari igikwiye gukorwa. Iyo umuntu amaze kumenya ko ibyo bibazo byo mu mutwe biriho, ibibazo byo mu mutwe bifite inkomoko kuri jenoside biriho, biramufasha gutangira noneho urugendo rwo gukira, bikamuhamagarira, bikamutera imbaraga zo gutangira rwa rugendo rwo gukira, ku buryo aho twagiye tunyura hari bamwe batangiye kujya bahamagara muganga wacu muri ya gahunda ya Vugukire kuri wa murongo utishyurwa, bagatangira kuganira, bagafashwa, bagategwa amatwi. Twabonye ko ubunyarwanda ari umuti wo muri ibikomere byacu. Twabonye yuko kwibuka byagiye bifasha abanyarwanda cyane mu gukira ibikomere. Nuko bagaragariza rero ibyo bibazo bihari byo mu mutwe bifite inkomoko kuri jenoside yakorewe abatutsi, ariko nanone tubabwira ngo tubari hafi, turi kumwe, ntabwo bari bonyine. Umuyobozi w'umuryango uharanira inyungu z'abacitse ku icumu rya jenoside yakorewe abatutsi ibuka mu murenge wa Rutunga, Twahirwa Jean Damascene, avuga ko ibiganiro by'isanamitima bigenda bitanga umusaruro. Igihe cyo kwibuka cyarageraga aho kugira ngo ajye mu biganiro ajyeho abandi bari ahubwo wakajya mu nzu akazimya radiyo, doko ntashake kumva ikintu na kimwe. Ariko nk'indi miryango yagiye iza bagiye bahabwa ibiganiro. Ubu twari dufite itsinda ry'abantu 16 n'umuntu wabafashe abahuriza hamwe arabaganiriza, maze kumenya ko abo bantu bigunga baba ari bonyine. Ubu rero bari bageze byibuze uyu mwaka washize nibwo baba bagiye kwibuka. Ubu rero n'ibi biganiro ntekereza ko hari icyo biri bubafashe. Abatanga ibi biganiro bagaragaza ko ihungabana rikigaragara mu buryo butandukanye, burimo kwigunga, kugira ubwoba, guhorana umujinya, kudatekana mu mutwe no kwivugisha. Inzego z'ubuzima zisaba ugaragaje ibimenyetso kutabyihererana ndetse akanagana amavuriro cyangwa abajyanama b'isanamitima. Jean Paul Turatsinze, i Kigali.
reka tubaraha rero dusoreza amakuru yacu mbashimire mwe mwese twabanye muri ano makuru nshimire by'umwihariko na Fidel Riza Imbuto wadufashije mu gusemura mu rurimi rw'amarenga General Bonaventure Cyubahiro bifuriza kugira ibihe byiza baye